Mbaye ikaze mw'iri somo ry'uyu munsi aho ngiye kubigisha what we call articles. Articles aho dufitemo n, a na the ndetse n'uburyo zikoreshwa. In English, articles are small words we put before nouns to show whether we are talking about something specific or general, and among of those articles we have a, n and the. Cyongereza tugiramo articles ni amagambo matonya dukoresha tugaragaza niba ibintu turi kuvuga biri specific cyangwa se ari ibintu rusange. Aho dusangamo a, n ndetse na the. A na n nizo twita indefinite articles. We use a or n when we talk about one thing but not specific one. It means anyone, not particular one. Ahangaha tuba turi kuvuga ku kintu runaka ariko atari ikintu nyine kizwi runaka. Ahangaha tuba turi kuvuga kuri buri wese ariko atari ku kintu kimwe runaka. Urugero, niba nk'ikintu runaka ndi kuvugaho umuntu azi ikintu runaka kimwe cyihariye, icyo kintu ntabwo nzashyiraho a, ariko mu gihe ndi kuvuga ikintu muri rusange, ibintu muri rusange, icyo gihe niho nkoresha n, ikintu ndi kuvuga kiri muri rusange. Nkavuga ngo igihe atari specific, urugero namutse mvuze ngo I need a pen, nkeneye ikaramu. Gushatse kuvuga ko buri ikaramu iyo yose nyine iri okay, nta kibazo nayemera, any pen is fine, I need a pen. Ariko mu gihe mvuze ngo she is eating an apple, nangaha nabwo mu gihe kuvuga ngo ari kurya pome, mbona ntabwo ari pome runaka nzi cyangwa izwi, ni pome iyo ariyo yose, ishobora kuba ari imwe nyine, ari pome imwe. Amategeko: a is used before words that begin with consonant sound. A ikoreshwa mu gihe turi kuvuga amazina ariko atangizwa n'ijwi ry'ingombajwi. Okay, tugasanga a car, hano tugasanga urugero a book, urumva itangizwa na b, a car itangizwa na k, a teacher itangizwa na t, a university itangizwa na u. Notice that university starts with your university, that sound your ntabwo ari inyinyajwi. So n is used before words that begin with the vowel sound. N noneho igakoreshwa mu majwi atangizwa n'ijwi, mu magambo atangizwa n'ijwi a, e, i, o, u. Aho tuvuga an apple, an egg, an orange, an hour. Hour begins with a vowel sound ow, an hour. Often told it starts with a consonant letter. Nubwo twabonye ko itangizwa hour itangizwa na h na consonant letter, ariko ijwi ni ow, hour. Okay, so ikintu ugomba kumenya nuko it's not about letter, it's about the sound. Ntabwo ari inyajwi cyangwa ingombajwi, inyuguti, ahubwo ni ijwi, niryo tugenderaho tujya gutanga article. Tukajya twita definite article. Definite article niyo they. We use they when we talk about something specific or something already known to the listener. Tukoresha they iyo turi kuvuga ikintu runaka kiri specific, cyihariye, cyangwa se turi kuvuga ikintu uri kutwumva azi. Urugero, namutse mbwiye umuntu ngo please close the door, impamvu ndi kubwira nuko azi urugi, ndi kumubwira ngo akinga, niyo mpamvu ngo nshyizeho they. The listener knows which door. Listener azi urugi agiye gukinga. Nkavuga ngo the sun is hot, izuba ndi kuvuga bararizi, it's specific, ni izuba rizwi, is specific, ni rimwe, niyo mpamvu dushyiraho they. Tukagira I like the dress you are wearing, iwo ndi kubwira ni ikanzu igaragara kandi arayibona, ni nayo yambaye. Iyo kanzu yavuzwe irazwi, uwo muntu yambaye nawe arayizi, uwo ndi kubwira arayizi, niyo mpamvu nakoresheje the dress you are wearing. Ahandi dufite ni amategeko aho dukoresha they. They ikoreshwa iyo ikintu kiri unique, kihariye, nta kindi kintu bihuriyeho. Urugero, the moon, the sky, the earth, nta bindi bintu dufite byitwa gutyo. So ikindi they ikoreshwa iyo speaker na listener bazi kiri kuvugwa. Can you pass me the salt? Ushobora kumpa umunyu?
uwumva bose bazi uwo munyu uwariwo. Use there before rivers, oceans, seas and mountain ranges. Ikindi ushobora gukoresha there ku migezi, ku nyanja ndetse no ku biyaga ndetse n'imisozi. Urugero nkavuga the Nile, the Pacific Ocean, the Himalayas. Ikindi there ishobora gukoreshwa kuri superlatives. Urugero the best, the most expensive, the tallest. Superlatives. Noneho tukagira n'amagambo atajya aho tutajya dukoresha article. Sometimes we don't use any article ahantu hamwe na hamwe. Urugero nka examples, I love music. I love music in general idea, no specific music. Now twavuze umuziki runaka udakunda muri rusange, aho ntabwo dushyiraho article. Ntabwo dushyiraho article. General idea yari igitekerezo ariko kikaba kidafite, kikaba kiri rusange. She drinks coffee every morning. She drinks coffee every morning. Hangaha naho ntabwo yagiye. Mount Everest is the highest mountain. Ngaho tuvuga ko names of most mountains, countries, cities do not need a. Akenshi imisozi imwe n'imwe dushobora kudashyiraho iyo they. Ushobora kutayishyiraho, ntabwo ikenera myinshi. Ahangaha dufite practice ugomba kuba wakora. Quick practice. Example, I bought a book yesterday. I bought a book yesterday. Wabonye. She saw an elephant in the zoo. The teacher is in the classroom. I love the mountains in Rwanda. We usually have a breakfast at 8. No article. Hata hajaho article ni nk'ibintu ukunze gukora bya buri munsi. A coffee. Harangaje she drinks a coffee. She drinks coffee. We usually have breakfast. Usually eat meal. So ahangaho ntabwo dushyiraho article ku bintu ukunze gukora bya buri munsi. Like those things, they don't take article. Those ones. Exceptions to remember: school, work, church, home. Ntabwo akenshi bigira article iyo turi kubivugaho muri rusange. I go to school every day. Ntabwo tuvuga ngo I go to a school. Njya ku ishuri. Ntabwo twavuze muri rusange, ntabwo twavuze ishuri exactly ni irihe. Not I go to the school every day. Ntabwo tuvuga ngo I go to the school. Except iyo uvuze ishuri runaka. Except iyo uvuze ishuri runaka, nyine runaka abantu bazi. Meals nazo ntabwo zijya zifata article. Meals ntabwo zijya zifata article. Urugero, we had lunch together. Breakfast, coffee. Hano twagiye tubibona ntabwo zifata article. Ntabwo tuvuga ngo we had lunch, especially iyo ari lunch runaka. Urugero, a business lunch. We had iyo ari specific lunch runaka uri kuvuga, ku buryo umuntu nyine ahita yumva niba dushobora gukoresha iriya a. So summary, a na n zikoreshwa uri kuvuga ku kintu kimwe ariko kitari specific. You ugakoresha the mu gihe uri kuvuga ku kintu kiri specific, kiri unique cyangwa se gisanzwe kizwi. Ugakoresha nugira articles ukoresha ugiye uri kuvuga ku bintu muri rusange, ku bintu rusange, ku byo kurya, ku ndimi ndetse no ku mazina amwe n'amwe bwite. Ku mazina amwe n'amwe bwite, amazina bwite. So nuko bimeze. Then the next lesson tuzaba turi gukora practice ku kwita amazina y'ibintu bitwegereye, ukamenya uko ibintu bigiye bitandukanye bikwegereye cyo byita. So nizere ko isomo warikunze. Ubundi usubira mu yindi somo. Ndabakunda cyane. Ya teacher wanyu Coach Isaac.